Yes reka ntongere ngusuhuze kandi mwifuza gukomeza kugira ibyiza we mukunzi wa Teta TV, ndagusuje cyane wowe wakanze subscribe kuri channel kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru tugutegurire ya buri munsi tugenda tukugezaho atandukanye, cyane twibanda ku myidagaduro nk'uko musanzwe mubizi kandi maje no kwimenyereye. Nitwa Ishyano top cyane kabisa, garonge umbaho ikaze mu isa yacu y'imyidagaduro. Aka kanya icyo ngiye kukubwira rero ni imwe mu nkuru y'imyidagaduro, ariko ni inkuru yitangaje kuri mwebwe ngiye kwibwira, ariko ibabashe ko yabayeho ndetse n'uwo byakoreweho. Ibi rero nta bindi, ni umusore yasabye gusubizwa inkwano ye nyuma yo guka umukobwa azi ko ari mwiza nawe ubundi ari make up. Ibintu abakobwa bikora byo kwitera ama make up, buri gihe umugabo urayiteye make up kamisa bitagira ngo urebe uyu mukobwa hano ku ifoto neza umurebe uburyo asasha ni miss ni icyuki, ariko umutipe niba bageze mu rugo nyuma agakuvumbura ko ari make up. Nibyo giye kukubwira, reka bikuvira umuzingo nawe umenya ahantu izimaje kugera. Wallahi ibirungo by'ubwiza bizwi nka make up ni bimwe mu bintu bishobora gutuma wibeshya ku mukobwa, kuko hari abahanga mu kubitera cyane kabisa ndetse no kubyitera ukaba utabona inkovu yaba afite, bityo ukaba wamwibeshyaho nk'uko umusore yatunguye nyuma yo kubona ko uwo yakoye yamwibeshyaho asa nabi cyane kabisa. Reba uburyo nawe asa. Uyu musore rero yahise asaba ko yasubizwa inkwano ye yatanze kuko ibirungo by'ubwiza byamushutse. Uyu musore rero sinzi n'abakobwa abasore bacu n'abazajya bajya kuko bakabanza bakoza abakobwa bakareba. Umuhango wo gusiga ibirungo make up, umuhango wo gusiga ibirungo make up ahindura umuntu bikaba byateza impaka. Uyu musore wo mu Misiri yababajwe cyane no kubona umukunzi we atisize ibirungo, aho yashimangiye yuko atabana nawe cyangwa se atakibanye nawe bihagarariye aho ngaho. Akimara kubona umukunzi we kandi yaranamukoye, yahise asaba ubutane byihuse kuko atabana n'umuntu yibeshyeho. Ibihe byose bari bamaranye byose yaragiye amwibeshyaho. Uyu mukobwa rero umve nawe ibintu bimubayeho cyane kabisa. Ibitangazamakuru bitandukanye bivuga ko uyu mugabo ataravuzwe izina yasabye ubutane mu rukiko rw'umuryango wa Hiripolisi, avuga ko adashobora kwihanganira isura y'umugore we yarazi ko ari mwiza. Iyi sura nyuma y'uko yamubonye uyu mukobwa atisize make up. Mu nkuru ya Today Line ivuga ko umusore kuva yatereta umukunzi we atigeze abona ifoto ye y'umwimerere. Ubwo yabonaga bamaze kubana agwa mu kantu ahitamo gatanya yihuse. Yagize ati naratunguwe cyane, uwo nabonye atandukanye n'umuntu nahuye inshuro nyinshi mbere yo gushyingiranwa nawe, yaranshutse ntabwo nabana nawe. Arahakana neza cyane avuga ati ibi ntabwo bishoboka. Ibi rero si ubwa mbere bigenda biba, aho usanga abenshi mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse abakobwa bagenda bangwa kubitewe n'uko bagenda bisiga ama make up, bigatuma bamwe mu basore baba abatinya gutirita bamwe mu bakobwa batazi neza. Ibi biratanga iriye somo, biratanga iyihe shusho. Ese abatipe bazajya bajya gushaka abakobwa babanze bababwire boge, bazajya bigenda gute? Nanjye simbizi kabisa, namwe igitekerezo cyanyu ndagikeneye cyane ahangaha kugira ngo mumbwire ese bizajya bigenda gute. Niba umuntu azajya ashaka umukobwa yaragize akanamubwira ati banza woge mbere yuko tujya mu rugo, niba bizajya bigenda gute? Ibyo ntabyo tuzi cyane kabisa, dore ko ari ibintu bikomeje gutungurana nk'ibi ngibi cyane kabisa. Kumva nibyo birutse kumvikana, kumva ko umukobwa yisize ibirungo, ariko nawe ngira ngo urebe uburyo asangasha ni icyuki cyane kabisa. Ariko hano yikuyeho make up nta nubwo wamenya uwo ari we nka gatoya, ahubwo abantu basiga make up ni abahanga cyane byatari. Ariko nanone ibi bigaragazwa nanone nk'uko hari igihe usanga abantu benshi bavuga yuko igihe umuntu aba yarahindanye isura abona ko nta mugabo azabona, agahitamo kuba yakoresha izi make up kugira ngo byibura arebe ko yabona umugabo. Gusa nanone benshi bagasanga harimo ingaruka zikomeye cyane ko badatinda kuzibona. Bamwe bakavuga yuko wagakwiye byibura kwereka umukunzi wawe ukomeze akagukundira icyo ngicyo kugira ngo umwishushanye umwereke icyo utari cyo. Ibi ariko
ntabwo tuzi niba uru rukiko ruraza kuvuga ati tugiye kugutandukanya n'uyu mugore, ariko uyu mugore nawe ni ibintu byamurenze nari ikintu aratangazaho. Ese usibye abantu benshi bajya bavuga yuko atigeze wenda yikunda cyangwa se ko atigeze yibona mu ishusho arimo ngo abe yayereka umukunzi we, hanyuma umukunzi we abe yamukundira uko asa, bikaza gutuma rero amushuka avuga ati wenda nitugera mu rugo azabyihanganira. Umusore rero yavuze ati ibi nibibaho, ati munsubiza yanjye nawe ubundi abakobwa bo baruzuye, nawe ubundi ngeyeho kugira ngo mume ibicupuri narateretse umukobwa mwiza ntabwo arabyemera neza cyane kabisa. Reka rero nditane nagushimira cyane womaye mwanya wakankurikira kuri ni Tata TV, amakuru yeza showbiz ashyushye y'imyidagaduro itonto n'utundi yakurikirana no 5 kuri 5. Icyo ngusaba cyane kabisa n'inkunga ikomeye ubudushyigikiye nuko wakora subscribe kuri channel kugira ngo ujye ubana natwe imigano ndetse n'amakuru tutegurira ya buri munsi. Nyene rero na topic umugabo dukomeze gubwe neza ugiye nibe byiza, Imana ikundebe icyoroshye, turasubira mu nyuma umugabo ciao ciao.